nkikingura muri salon mfite umukobwa ungana kuriya. Betty karame mama ziba vaya hano kwa nasoni isani sangara abise ko mbana ugiye icanga wimagara hejuru senye isani sangara kuryo muri salon nzanga hajagaraye gutyo uba wiri gukora iki ariko mama urabizi ko nasigaye ndi nyende kube umva nkubwire sindi nyoko mubana nabyaye ntabwo uri sangwa mvuye mu nda sindi nyoko bimenye n'undi munsi ndabyumva neza nta mwana yigeze mbyara umeze nkawe ubundi watetse ntabwo ndateka wa mukobwa uri ikigeragezo cyitwa ngo iki ntabwo wabuze ibiryo mama wambabariye ko ndabikora nyine wabuze ibyo guteka ku buryo bigeze no saha sana atari yarya ntari narya sari shakaraye gutya ni wari wasoza gufura wari uri mu biki ariko mama burasana we ntabwo ari mukuru si yamfasha uri ngo sano ariko maze mubwira umuhungu wanjye mfite umukobwa urumbaraye hanga uri ivaze ku buryo sana azateka sana agafura sana agakoropa mu nzu uri ahanga urumbaraye hanga uri umva ndaje muregereso kuko agasuzugu sigara nsuzugura sinzaruka vana mama burasana we ntabwo yamfasha sana muvane mu kanwa kawe sana muvane mu kanwa kawe ahanga umaze iki agufashe urabyuka ubundi nta kintu ushaka gukora ushaka kura ngaho uraho witeretse anga nk'ivazwe yawe cyakuzanye umva mubwire ugomba gukora byose aha muri runo rugo nta muntu usiganyije nta n'umuntu ubashije ubifate nk'inshingano zawe urabyumva neza urakurugutura amatwi yangu byumve ngashibuka imbere ugende kunyina mu kanya gato ibiryo binsanga aha ngaha kigikobwa kirani ubundi yakijyanaga he ako uyu mukobwa umva nubwo ntabwo azabumbanamo ntabwo bishoboka kuko iyo murebye mba numva isirere nzamutse ngeze hano nkumva nshaka kuruka ariko mva arye mva iyi nzu ntabwo azayimbanamo natayivamo nzayivamo cyangwa nanareba nawe nzanamwice n'ubundi bigira inzira shingure mayite nawe umwana wanjye ari he sano se wari uri he ko nagize aha simubona nari ngiryamyeho gato uryamye buriya zino saha se nese wagiraga ngo muri iki kwanzanye mu mavuta mu mata n'ubuki ese wariye wanyweye icyayi byagenze bite shamama byose ntacyo mbaye ako ngero arukobwa rwo mu rugo runterasi mva rero mwana wanjye uriya mukobwa nanjye arananiye ariko ubu ngiye kumupangira umupangu umva nuno ko nataruvamo ninjye uri busohokemo ariko mama ngenda gukunda pe ngomba gukunda kuko ndi mama wawe nta wundi ufite aha ngaha ku isi ni njyewe ureba urabizi so yatwihakanye sibyo ndagusigana nk'umwana wanjye mwitaho nkukorera byose kugira ngo ubeho neza wishime nkuzana mu rugo rwiza rurimo amafaranga umva hari ikintu cyose kugira ngo ukunde ubeho neza ariko mama ngenda mbere kugenda n'amaguru pe mugirire mushaka kunungurira akamoto uzi kwirwa agenda n'amaguru mu bandi bajene urukundo gukora ntabwo gatuma nkugurira ikimoto njye nshaka kugurira imodoka urabyumva nshaka kugura imodoka ugenda wicaye ukaza ukavuza amahoni hano ku gipangu kuko bizinesi ndimo cya kigabo urabizi sinyikunda ibyanzanye aha ngaha ni ugushaka amafaranga njye nawe tugaturuka tuyakwiberaho mu buzima bwiza batangiye nanjye cya kigabo sinzi impamvu ntacyumvisha ntabwo ngikunda na papa icyanzanye aha nukavuga icyanzanye aha ngaha ni amafaranga ngomba kuyashaka namara kuyashaka njye nawe tukigendera mwana wanjye mfite ukagenda nyine ukabaho ubuzima bwiza nta bikurushya nta bigutera stress ngo urukobwa rwanyuze aha ngaha rwabwiye papa ye ngo iki na iki ariko uriya mukobwa njye nshobora kuzavana mwishe bakajya gushyingura tuzarushakira uburozi twisigare hano twenyine ntidusezerana na kiriya kigabo ntabwo njye nasezerana nacyo
urabizi nta mafaranga nshaka njye sinasiza nawe sinaba n'umuntu akunda kwanza ngira n'umugabo nkeneye icyo nkeneye ni amafaranga ntabwo niba ukeneye amafaranga twasubira iwacu turyoshye tuzasubira turyoshye amafaranga rega umva amafaranga ni kuyakabakaba gutyo ariko mama ngiye ikintu kinerwa ni kimwe ariko mama ubu ni ubuzima wansizemo koko ubu niyo tujyana bikagira inzira gusa ukuntu mbayeho koko biragoye nese ikihe kibazo ufite mwana wanjye njye ikibazo ngira ni uko nyine rwa rugabo rwazagutera inda utarwiyumvamo ugasanga ubayeho nabi abana babaye babiri ngiye n'undi mupeti kandi icyo cyana twazakura n'ibiceri ugasanga kiri kubiduteraho kiriherekeye umva shiri ibyo ngibyo byihorere icyanzanye ahangaha si ukujyana uriya mugabo icyanzanye ahangaha ni ukumurya amafaranga ibyo ko byabyo ubyibagirwe nta nubwo byashoboka nta nubwo nanabirota mama ubundi wagiye ikintu gukundira ni ukureba ko ntabwo byashoboka si tuzasubira iwacu batadufata nk'abandi bantu bagize ibintu birenze umva ni ukujya barambara tukabanyuraho tukagenda ndashaka urumva ruriya ruganda rwaraye epfo rwa kiriya kigabo nyine ko tururya rukaba urwanjye nawe ndi mitunguka umva cyane rwose ngewe ubu byose mbifitiye poroje kiriya kigo nabonye ari n'ikigoryi mu mutwe tuzagisiga nta n'akantu na kamwe gifite tugomba kumuta hanze buri ku buryo niyo yagira utashaka nuko afuna ngo yongere azamuke ibigabo by'ibigoryi kuri hano n'imana iba yarabikuyeho amaboko mwana wanjye we humura gute ikigabo gitunga amafaranga angana gutya abandi bana ku ruhande bari kubura umva ufite mama wawe uzi ubwenge uzi kuguhigira uzi ubushakira we humura ubundi ubindekere ngewe ngikorera mami ntaribika njye kwiyuhagira ndebe niba najya muri studio gukora akaririmbo ugiye gukora indirimbo nushaka kujya uririmba ibintu bibi nushaka kujya uririmba ibintu yo mu gifefe ko amafaranga arahari ubundi yasesa kujya uyineza uburyo bwose ushaka kugira ngo wishime nta kundi nese ubundi aya mafaranga nayamaze iki mba nariye mba nanyoye mba naguze icyo nshaka nese ubu amafaranga yo kwishimisha nayishimisha yenda uyabyinire uririmba indirimbo zibonetse n'izitabonetse kugira ngo wishime mami nta kibazo kanjye kwiyuhagira genda wiyuhagire ntari turi kumwe ariko mana ubu buzima koko urabizi ko mbayeho muri ubu buzima ubu se ubu ngewe uranzi ndakubitwa ndatotezwa koko mana wagize icyo ukora ariko mami njye nongera guca kuri kabe ubundi ukaryoheye gukubitwa sha ntukanyura gasyonyore nkoze karakamazi nagakubise urushyi none nkunda ukuntu ngakubita wenda nka dadi wako yaza yakabaza nyine ibintu gakorerwa nkabona kariturije nta kintu kamubwiye biriya bintu ndabikunda uzi gukubita umuntu utagusubiza ubundi biriya ni byo sawa ugasyonye ujya ugakubita umva mbese ukabuza amahoro ese undi ukazavuye muri ubu nzakirukana nawe nzakirukana kakabeshya se ko kabonye akazi nkano kakomanga tukajya nk'iyo ngiyo nkagenda ukarabe ubundi uriya turi kumwe n'injye uzamwihanira njye nkanguru nuka nk'uko imana yanjye gasatani pe mwana wagenda ukarabe ugende udasanga amasaha yagusize ugasanga nawe muri studio bakubuze sawa yewe cyane n'ubu kiraje noneho kiranyica hari abantu benshi se ku buryo ntabwo nategereza nanjye ncitse ku muhanda ngiye gufata imodoka mpite ngushyikaho webe kandi wagikubwa njye sinzi impamvu nkwanga ariko se koko mwagiye mumba uko kurimo kumpa kuva mama yanzana mu rugo sinigeze mwumva ko ntako mba ntagize ko mwari wagize utese ngaha ko mbabona nk'abavandimwe wagize ute buri imyenda yanjye rafuze umva kambanze mbikubwiye nindamuka ngarutse ngasanga ziriya nkweto ntizifuze nje nawe harapfa muntu kandi ndabizi nge sinapfanye siko niyirirwa hano urumva siko niyirirwa hano iyo nyoka ari urahazi ubundi ntabwo wagakwiye kuba uriho mwagakwiye kuba mwarajyanye nibwo wari bugira amahoro sinzi ikintu cyatumye nkwanga pe sinige ndumva naho mbara basi ndabikora kigoryi gusa njye nkubabarira
n'undi munsi njye ntabwo nkwiye kuvugana nawe nta nubwo niwe no kuburirwa ndi gushyushyushya nawe utugambo bari gatatu wagiye gufatira myenda uzifuri mu minota 0. akazi kagenze gato akazemba nahuye n'imbogamizi nyinshi mana yanjye rwa ruganda rwo hakurya usuruzi nagiyeyo nsanga abakozi manager waho ntari mu gukontorora abakozi ntari mu kugira gute nafashe umwanzuro mvuga ngo ndamwirukana ariko ndabanza mbitekerezaho neza sanga nindamuka nirukanye manager wahariye naba mpemutse ukura bize dukoreye igihe kirekire ako shiri nkubwire nta kuntu uri manager ubundi wamwirukana ugashyiramo Sano akaba ari wowe ubahagarariye umwana ngeze abaho n'akazi twarebye ukuntu umushakira amahoro ukamugira manager akaba ari managinga bari abantu ubitekereza rega nibyo akazi rega hanga dufite abana tukikubire nyeka ngo dushyiremo abandi bakozi wagira ute ari ujyamo ari wa manager wawe ariko urabizi nasizemo ha restaurant ndamubwira ni wongera nkaza nkasanga abakozi batatanye umwe yibereye hari undi yibereye hariya ntari mu kazi nzakwiruka shiri we mwirukana ave mushyire muri amuhungu aba ari uba manager wawe uriya mwana ko yadukoreye cyane ko reka tuzamuha n'ahandi akazi uriya mwana yadukoreye igihe kinini kandi uriya mwana azi akazi afite uburambe mu kazi ahubwo dore ikintu cyiza nabona ni uko twamuhereza Sano akagenda akamumenyereza akazi nyamara kumenyera akazi noneho tukabona kumwirukana tukajya gute tugashyira mu Sano naho none se uzafata umwana nta paratike yigeze akora yarize pe yize ibintu by'ubwa engineer nibyo ariko nta paratike arakora kandi ibintu byose bisaba uburambe naribika tuza tugende tumuhereze Sano amumenyereze nyuma y'ukwezi uzamwirukana uzamuhembe nako ntuzanamwirukane wenda uzamuhereza ahandi akazi ariko umwana wanjye aba manager w'uriya ruganda oya ntabwo Sano namushyira hariya hakurya Sano ruriya ruganda rugiye kuzura rwo gukora amaparasitike hariya niho yakagiye kuko hariya hakurya uriya muhungu arahashoboye ahubwo kugira ngo nirukane uriya muhungu nahinduranya abakozi nkirukana abakoresha kugira ngo nirukane manager hazana abandi bacyari uko abakozi bamaze kumenyerana na manager baramusuzumka nawe ubwawe ari wowe ugiyeyo hariya hakurya ntabwo wakubaha ngo nukuri nyirabusha Beti wese hari icyo nari nibagiye kukubwira iso nzaharamuka numvishe azi ko urumva ibyo ngukorera hano nzashaka amabanda 5 uwo mutwe wawe uzarara muri Nyabarongo ntabwo nzagufira ukora ibyo nkubwego buriya urabona reba ahangaha reba amafoto y'ahangaha ku ruganda ahangaha niho bigeze ni ukuvuga ngo bamaze kurwuzuza ikibura ni ugushyiramo ariya matiyo azanamo umuriro asohora n'umwuka kugira ngo birangire dutangire akazi Sano rero azakora muri uru ruganda kuko ntabwo wakirukana uriya mukozi ngo Sano amusimbure kandi ibya hariya hakurya Sano atabizi azajya mu ngo rukuzo ejo bundi nzatangira kumwohereza agenda abayimenyereza gake gake paka uruganda rwuzure aza ahantu buri kintu cyose kiri ntari bazabimenyera mwana wanjye ndamwizeye ko ari umuhanga akinyota irangije ndashaka amazi muhamagara umukobwa kuzana amazi Betty karame zanya amazi ariko nasoni igikombe zamanyweramo nishuzanye amazi ndekera umwana ubu sibi ni ibintu icyangombwa suka samaza nzaniye ubu se ni ngombwa zimwe igikombe nta birahure bihari mwana ko ndi ufite agahinda bimeze gute nta kibazo mfite papa oya wimbeshya nta kibazo ufite
nta kibazo mfite buriya niko nteye. Mugabo dore ngaye nywa amazi nyine inywa amazi dore ngaye yayazanye. Genda ujye kureba ibyo wari urimo naribi. Genda ngaho ujya gukora akazi kawe ubwo nuko. Rero inyota yarigisha ariko. Twagiye kuvuga. Twagiye. Ese amazi ni amata? Amazi yanywa witonze. Icyangombwa nuko agera ku nyota. Amata niyo bagotomera ukavuga. Cyangwa ukagera ku rero tunangiye hanze reka nzije kubwira bebe tunakora nyine turebe ko twakugira vuba nyine ukareba ko wigenza. Ariko ujye ubwira na Sano mufashe imirimo. Aramufasha ariko n'ubundi ukuntu bafatikanya ukuntu bakundana. Kumananye ubone barakundana aramufasha umwana abateka undi yoza amasahani ndakubura ndafura. Abana banje kuko nabatoje umuco ubungu na uvuga tarakunishura. Erega ndakwizeye. Umva ndika ndi umubyeyi ngomba kubatoza neza ngabatoza nk'umubyeyi atuza gukundana kuba bari kumwe cyane rwose nibyo mbanga. Ndakwizeye rwose. Rero genda unzanire ka gapira k'amaboko magufiya mpindure dore nambaye iki gipira kandi hariho n'imbeho no kugenda no kuri moto ntabwo biba byoroshye. Naribi reka nze kukuza. Kadete umeze ute? Shange nakomeze nako ndabona ubuzima bugoye. Nyine urabizi mu rugo ko mbayeho biragoye baranyanga mbese nta nubwo baba bashaka kundeba mu maso yabo. Ubu noneho nsigaye njya kuvoma nkajyana n'amabuni abiri. Noneho wa muhungu yazanye we ahora nkubita buri munsi. Ubuzima ndimo burangoye pe. Ntabwo ibi bintu bisanzwe. Ntabwo umwana wanjye muza ameze kuriya. Igihe wamwirereye nyina yamuntanye akiri mutoya. Ese yabatekerezanya na buriya? Ariko sinzi ashobora kuba atekereza nyina. Abaye atatekereza nyina haba hari ikibazo muri urugo. Umugore ashobora kuba yamufashe nabi. Nanjye nkaba ntabizi. Nirirwa mu kazi ngo ngaho ngo ndi mu kazi nyamara umwana wanjye afite agahinda. Uretse ndaza kumushaka tuganire. Shaka kwihangana ntako mba nagize mba nagerageje kwihangana ariko biba bigoye. Urandebera usigaye cyaka madomoro. Usigaye cyaka madomoro nume na madomoro bizagenda biki? Uzanguriranye narimbuye kuvoma uragira ngo unone sanga ushinamye ukora iki? Kwa ruvuye kuvoma hangaha wicaye ku mafoni nakutihangana undi ari kuvugana nani? Wari kuvugana nani niwe mbaza wari kuvugana nani? Wowe nutanyitondera ndaza gusigamo imvune. Unyitonde ungendere kure.